Tekereza wicaye mu cyumba kijimye, ijoro riratuje, umubiri wawe uraruhutse, amaso yawe arahumbije, ariko mu bwenge bwawe hari indi si irimo kubyuka. Amashusho atangiye kugaragara, abantu barabibonye baragarutse, ahantu hadasanzweho mu buzima busanzwe hari kubakwa, amategeko y'isi arahungabana, utangiye kuguruka, utangiye kwirukankanwa, utangiye kuganira n'abatariho. Nuko urakangutse, umutima utera cyane, wibuka ko waraye urose inzozi zidasanzwe. Ahari waraye wirukankanwa n'ikintu utazi, ahari waguye mu manga itagira uko ingana, cyangwa waraye urota inzozi z'imibonano mpuzabitsina zitongoranye, zidasobanutse, zatumye ndetse ibisukika bishoka epfiriya kandi wararokowe. Warose ukunda bamutambikana birakubabaza, urahangayika, umukunzi aragiye koko, utekereza ko bimubwira urifata, byaguteye kwibaza ibibazo byinshi. Kuki turota ibintu nk'ibyo? Ese inzozi z'imibonano zisobanura ko hari ibyifuzo byihishe? Ese inzozi mbi zisobanura ko hari akaga kegereje? Cyangwa ni ubwonko bwacu buri gukina natwe? Ijoro ryose iyo umubiri wacu uruhutse, burya hari indi si birimo kubyuka, isi itagira amategeko ahamye, isi aho ushobora kuguruka, kuvugana n'abapfuye, guhura n'ibyamamare cyangwa gukora ibyo utigeze ukora mu buzima busanzwe. Ibyo byose ni inzozi. Inzozi ni gatiki. Kuki turota? Zaba zifite ibisobanuro cyangwa ni imikino y'ubwonko gusa? Uyu munsi kuri Jado Dukuze Official tugiye gukora urugendo rurerure, twinjire mu isi y'inzozi, kuva ku bumenyi bwa siyanse, ku mateka, ku mico itandukanye, kugeza ku busobanuro bw'inzozi zikunze kugaragara. Abahanga bavuga ko inzozi ari uruhurirane rw'amashusho, ibitekerezo n'amarangamutima n'ibyiyumvo biba mu bwenge bw'umuntu mu gihe asinziriye. Zibaho cyane mu cyiciro cy'ibitotsi bita REM cyangwa Rapid Eye Movement, aho amaso aba ahumirije cyane kandi ubwonko bukora cyane nk'aho umuntu ari maso. Mu ijoro rimwe ryonyine umuntu ashobora kurota inzozi hagati y'enye n'esheshatu. Buri nzozi zishobora kumara hagati y'iminota 5 na 20. Niba ubaze igihe umuntu amara arota mu buzima bwe bwose, wasanga ashobora kumara imyaka igera kuri 6 atari mu isi y'inzozi. Iyo umuntu ageze mu cyiciro cya REM, hari ibintu bitangaje bibaho. Ubwonko buba bukora cyane, imikaya ibifunze kugira ngo umuntu utagerageza gukora ibyo umuntu ari kurota. Igice cy'ubwonko gishyira ibintu ku murongo, kikagabanya imikorere. Niyo mpamvu inzozi zishobora kuba zidasanzwe cyane. Ushobora kubona amazi ahinduka umuriro cyangwa umunsi uhinduka ijoro mu kanya gato. Ubwonko ntabwo buba bushyira ibintu mu murongo nk'uko bibikora uri maso. Abahanga bamwe bavuga ko inzozi ari uburyo ubwonko bukoresha mu gutunganya amakuru wabonye ku manywa. Abandi bakavuga ko ari imyitozo yo guhangana n'ibibazo by'ejo hazaza. Ariko kugeza kuri uyu munsi, nta gisubizo cya nyuma cyari cyaboneka. Hari ibintu byinshi bitangaje ku nzozi. Inzozi ndende zibaho cyane cyane mu masaha ya mu gitondo. Mu mpera z'icyumweru nibwo abantu bibuka inzozi zabo barose kurushaho. Hafi ya 95% by'inzozi turota turazibagirwa. Inzozi mbi ni iz'abantu barota cyane kurusha inzozi nziza. Abatabona kuva bakivuka nabo bararota, ariko inzozi zabo zishingira ku majwi, impumuro n'amarangamutima aho kuba amashusho. Wari ubizi se? Abahanga bajya kure bakanavuga ko inyamaswa zireba, ubushakashatsi bwerekanye ko zifite REM sleep, bivuze ko nazo zishobora kuba zirota iyo ziryamye. Abantu benshi bibaza ku nzozi z'imibonano mpuzabitsina. Mu by'ukuri ziba ziri hafi ya 4% gusa by'inzozi zose. Ntabwo ari nyinshi nk'uko abantu babitekereza. Abagabo bashobora gukomereka ku bitsina byabo mu gihe basinziriye, ariko ntabwo ari ngombwa ko biterwa n'inzozi z'imibonano mpuzabitsina. Ni igice cy'imikorere isanzwe y'umubiri. Abagore burya nabo bagira inzozi z'imibonano mpuzabitsina ndetse bakagera ku rwego rwo kurangiza no gutoha. Ikintu gitangaje abantu benshi bakunda guharira abagabo. Inzozi nk'izo ntabwo zisobanura ko umuntu afite ibyifuzo byihariye byihishe, ahubwo zishobora kuba igisubizo cy'ibitekerezo, amarangamutima cyangwa ibintu byabaye mu buzima bwa buri munsi. Zimwe mu nzozi zikunze kubabaza abantu cyane iyo bazirose ni ukurota mukundana ari kumwe n'undi muntu. Uramubona, uramwumva, ukumva ubabaye, ugakanguka, ariko amarangamutima ukiyafite. Ubushakashatsi mu bitekerereze y'abantu bwerekana ko inzozi nk'izo akenshi zishingira ku guhangayika, kubura icyizere mu mibanire n'uwo mukundana, gutinya gutakaza uwo mukundana, no kwiyumva ko utamuhagije. Ubwonko bwawe buba buri kugutegura kugira ngo mu gihe watakaza urukundo uzabyakire. Ntabwo ari ikimenyetso cyo ko hari icyabaye cyangwa kiri kuba. Bishobora no kuba ikibazo cy'icyizere, atari cyo mukundana, ahubwo ari cyo wifite muri wowe. Wigeze wumva ko utamukwiriye, ko hari umuntu wamutwara kukurusha, ko atagifitiye urukundo nk'uko byahoze. Inzozi zishobora kuba ari ijwi ry'imbere rigaragaza ko utiyizeye. Ubwonko bwawe bushyira ubwoba bwawe mu mashusho, maze ukabirota. Gusa hari n'igihe biba bifitanye isano n'ibyabaye ku manywa.
ahari wabonye filime zirimo ibintu nk'ibyo, inkuru y'umuntu waciwe inyuma, amaposte ku mbuga nkoranyambaga. Ubwonko bwawe bushobora gufata ayo makuru bukayahuza n'umubano wawe. Gusa hari n'igihe bivuga ko hari ikibazo mu mibanire yanyu. Hari igihe inzozi ziba zerekana ko mutaganira neza, ko wumva wirengagijwe, ko hari impinduka ku myitwarire y'uwo mukundana. Ntabwo ari ubuhanuzi, ahubwo ni amarangamutima wenda utigeze uvuga ku manywa. Hari abantu bakunda no kurota inzozi mbi. Izi ngizi zitangira cyane ku bana bafite imyaka hagati y'3 n'6, ariko zishobora no gukomeza mu busore ndetse no mu bantu bakuru. Abagore nibo bakunda kurota inzozi ziteye ubwoba kurusha abagabo, aho ziba cyane mu gice cya nyuma cy'ijoro. Hari abantu bahura n'ikibazo cyo kubura ubushobozi bwo kwinyeganyeza mu gihe bari hagati yo gusinzira no gukanguka. Muri icyo gihe umuntu ashobora kumva hari umuntu umwicayeho cyangwa umubuza guhumeka. Nubwo biteye ubwoba, ntabwo ari ibintu by'imyuka mibi nk'uko bamwe babitekereza, ahubwo ni imikorere y'ubwonko mu gihe cyo guhindura ibitotsi. Imibare igaragaza ko umuntu amara hafi amasaha 2 buri joro ari mu nzozi. Nubwo abantu bose barota, abashakashatsi bavuga ko hari byinshi bitarasobanuka neza ku bijyanye n'impamvu inzozi zibaho n'icyo zisobanura. Ubushakashatsi bwagaragaje ko 91% by'abantu bemera ko nibura hari inzozi zimwe zifite ibisobanuro, naho abarenga 60% bakaba bavuga ko bigeze gushakisha ibisobanuro by'inzozi zabo. Hari inzozi zikunda kugaragara ku bantu benshi. Zimwe mu zikunze kubaho cyane ni ukurota amenyo agwa. Abahanga batanze ibisobanuro bitandukanye kuri zino nzozi. Abasesenguzi ba kera nka Sigmund Freud bavuga ko zifitanye isano n'irari. Ubushakashatsi bwa vuba bwerekana ko zishobora kuba zifitanye isano n'ihungabana, impungenge zo gusaza, cyangwa se uburibwe bw'amenyo n'umuvuduko w'urwasaya mu gihe cyo gusinzira. Ubushakashatsi buvuga ko abarenga 70% by'abantu byibura barota inzozi zirimo imibonano mpuzabitsina. Mu bushakashatsi bwakozwe, hafi 1/3 cy'ababajijwe bavuze ko barose bakora imibonano mpuzabitsina. Inzozi zerekeye umukundana guca inyuma zo zishobora kuba zifitanye isano no gufuha cyangwa kumva ko hari intera mu mubano wanyu. Abantu bakunda kurota nabo bahoze bakundana. Nubwo abantu bakunda kurota bakundana ubukurusha abo bahoze bakundana, inzozi zerekeye aba ex nazo zigaragara kenshi, kandi kenshi ziba zirimo amarangamutima akomeye. Ubushakashatsi ku bantu bari mu nzira gutandukana bwerekanye ko bafite amarangamutima meza kandi batari mu gahinda gakabije, aribo barotaga kenshi abo bahoze bakundana kurusha abafite depression. Hari kandi inzozi zo kuba wambaye ubusa mu ruhame, izo gukora ikizamini utiteguye, cyangwa kurota watinze kujya aho wagakwiye kujya. Ubushakashatsi bwerekana ko abarenga 33% bigeze kurota batinze kujya ku ishuri, ku kazi, cyangwa ku modoka rusange. Inzozi zo gukora ikizamini nazo zifitanye isano n'ihungabana ryo kutitegura, ariko hari n'ubushakashatsi bwerekana ko abantu bose barose bakora ikizamini mbere y'igihe nyacyo bashobora gukora neza kurusha igihe ikizamini nyacyo kigeze. Kurota ugwa ni insanganyamatsiko ikunze kubaho kandi ishobora kwifitanya isano n'igikorwa cy'umubiri kizwi nka hypnic jack, aho umubiri uhita usimbuka mu gihe umuntu atangiye gusinzira. Iyo urota uri kugwa, uba wumva nta bushobozi ufite. Iyo urota wambaye ubusa mu ruhame, aba ari isoni cyangwa utinya kugawa bitewe n'ikintu waba warakoze. Iyo urota uri kuguruka, uba wifuza kwisanzura. Iyo urota amenyo agwa, haba ari impinduka cyangwa kumva wabuze imbaraga. Iyo urota urupfu, haba ari impinduka nshya zigiye kuba mu buzima bwawe. Iyo urota ikizamini utiteguye, uba uri guhangayika. Kurota uguruka byo byagaragaye ko bifitanye isano n'icyifuzo cyo kwisanzura, nk'uko ubushakashatsi bwo mu myaka y'1970 bwabigaragaje. Inzozi zo kwirukankanwa cyangwa se gutotezwa nazo ziriganje. Abarenga 50% by'abantu babajijwe bavuze ko bigeze kuzirota. Yabisobanura kuri guhunga ikibazo. Inzozi zibiza nka serwakira cyangwa inkongi y'umuriro zigeze kurotwa ku bantu bangana na 20% by'ababajijwe. Inzozi mbi cyangwa nightmares zibaho ku bantu b'ingeri zose. Inzozi ziteye ubwoba, nightmares, zibaho ku bantu b'ingeri zose, ariko zikunze kugaragara cyane cyane ku bana. Zishobora guterwa na stress, ibikomere byo mu mutwe, cyangwa indwara zimwe na zimwe. Nubwo zibabaza, akenshi ntabwo zisaba ubuvuzi keretse iyo zisubiramo kenshi, kandi zigatera ihungabana rikomeye. Mu mateka, abantu bagiye basobanura inzozi mu buryo butandukanye. Sigmund Freud yavuze ko inzozi ari uburyo bwo gusohoza ibyifuzo byihishe mu bwenge bw'imbere. Yemezaga ko inzozi zifite ibisobanuro byihariye kandi ko zigomba gusesengurwa. Abandi bahanga bavuga ko inzozi ari igisubizo cy'ubwonko bugerageza gusobanura ibimenyetso bidafite gahunda. Hari n'abavuga ko inzozi zituma twitoza guhangana n'akaga, aho irota wirukankanwa bishobora kuba ari imyitozo y'ubwonko bwo kwitegura akaga. Nubwo hari ibitekerezo byinshi, nta gihamye igaragaza ko inzozi zose zigira ibisobanuro byihariye. Mu Misiri ya kera, abantu bemeraga ko inzozi ari ubutumwa buturutse ku Mana. Bajyaga mu nsengero bakaryama bategereje kurota babona ibisubizo. Mu Bayahudi no mu Bakristo, inzozi zari zifite uruhare rukomeye mu buhanuzi, aho inkuru ya Yosefu bisobanura neza. Mu idini rya Islamu hari inzozi nziza zituruka ku Mana,
imwe zikaba zituruka kuri shitani, hanyuma izisanzwe zikaba zituruka ku bitekerezo bya buri munsi. Mu Buhinde bwa kera, inzozi zari imwe mu myemerere itatu y'ubuzima bwa muntu: kubyuka, kurota no gusinzira byimbitse. Ibi byose bigaragaza ko inzozi zifite umwanya ukomeye mu mateka y'ikiremwa muntu. Igitangaje ni uko hari abantu bashobora kumenya ko bari kurota kandi bakagenzura inzozi zabo. Ibi byitwa lucid dreaming. Umuntu ashobora kwiga ubu buhanga kandi bamwe babukoresha mu kwitoza, mu kwiyubaka cyangwa mu gukemura ibibazo. Nubwo bidakorwa na bose, byemejwe na siyansi ko bibaho aho umuntu arota akamenya ko ari kurota. Ibi akenshi biba no mu nzozi hagati, ukarota ukavuga uti ariko bino bintu ndimo ndabirota. Kuki dukunda kwibagirwa inzozi? Ubwonko iyo umuntu arota buba bukora ku rwego ruri hasi mu gihe cyo kurota. Iyo dukangutse amakuru menshi aribagirana. Abantu bibuka inzozi zabo cyane iyo bakangutse mu gihe bari barimo barota. Kwandika inzozi mu gitabo cyangwa dream journal bishobora gufasha kuzirikana. Inzozi zifitanye isano n'amarangamutima yacu. Umuntu ufite stress nyinshi ashobora kurota inzozi mbi kenshi. Umuntu ufite amahoro mu mutima akunda kurota inzozi nziza. Inzozi zishobora gufasha ubwonko gutunganya ibikomere byo mu mutwe, guhangana n'agahinda no gutunganya ibitekerezo. Inzozi ni kimwe mu mabanga akomeye y'ubuzima bw'umuntu. Turazirota buri joro, turazibagirwa hafi ya zose. Zimwe ziratwubaka, zimwe ziradukanga, zimwe ziratuburira, zimwe ziratwigisha. Nubwo siyansi itaramenya neza impamvu turota, ikintu kimwe kigaragara: inzozi ni igice cy'ingenzi cy'ubuzima bwacu mu mutwe. Ni isi itagaragara ariko ihora ikora. Ni inkuru twiyandikira ubwacu buri joro, n'urugendo rw'ubwenge bwacu. Komeza rero ugubwe neza na gahunda zindi twaguteguriye. Uyu munsi twagarukaga ku nzozi, ariko ubutaha tuzakubwira ku kindi kintu kibazwaho: kubona ibintu ukibaza ko hari ahantu wabibonye. Ushobora kuduha ibitekerezo kuri nimero twaguhaye muri description. Naho ubundi nakagaruka. Njye wumvaga nari Jado Dukuze.